migani nyarwanda. Uyu munsi ugiye kuganira ku migani nyarwanda. Kera habayeho impumyi itabona, habaho igipfamatwi gusa kibona. Umunsi umwe byumvikana ko bigomba kujya kwiba, gusa impumyi yo yarumvaga, igipfamatwi kibasha kureba ariko kitumva. Noneho birangije bijya kwiba amapera, gusa umuntu byaragiye ko aya mapera yari umugome cyane. Bigeze mukwe, impumyi bwira igipfamatwi, kiragenda kirurira kuko aricyo cyabonaga yundi yari kubasha kubona amapera. Umva noneho bisekeje cyane byabaye kuri icyo gipfamatwi. Ba nyiri umurima baraje, barangije baragifata. Bamaze kugifata kubera ko kitumvaga, tucyumva ko bagifashe. Kimaze kutumva ko bagifashe, kirakomeza kiriba. Impumyi igize ngo ikibwire nticyumva. Ba nyiri umurima barurira, baragikubita kirahubuka. Kimaze guhubuka ikabutura yakihagama mu giti mu ishami. Impumyi irabyumva kubera ko yabona gatoya cyane itabasha kubona amapera, iracyegera. Imaze kucyegera, ubwo nyine cyari cyagiye cyambaye ubusa, cyambaye urukabutura gusa, ikoze ku kibuno iravuga ati ngo nuko muvandi, aya matama yose ni ayawe. Undi nawe kubera ko atumvaga ntiyabyumva. Undi arangije afata urutoki ajomba mu mwatata, arije aramubwira ngo yo, kumbi n'amenyo yose bayamazemo, ubu se uzajya urisha iki? Icyo ngicyo ni igice cya mbere. Noneho reka tubagezeho byenda gusetsa. Ese wamenya impamvu umukozi abyubaha kurusha mabuja we? Vuga ngo hoya da, ntabyo nzi kuko ni njye nyine ubizi. Impamvu umukozi abyubaha kurusha mabuja we, umukozi ateka umwuka wose umwinjira mu gifu. Mabuja we yaba ari no kuganira n'umugabo akabura amahoro kubera ari gutekereza yuko umukozi ari guteka ajabura. Noneho bajya kurya, umukozi we aba yanajabuye nyine yanariyeho. Bajya kurya, mabuja akarya komba intoki cyane, umukozi we akarya adakomba intoki kwa kundi wenda bavuga ngo yajabuyeho. Bigatuma nyirabuja n'ubundi ananuka akamera nk'urushinge, ariko umukozi we akabyuka agira cya gikombe baguramo amata ya 300 muri resitora ziciriritse cy'umweru. Noneho reka mbasigiramo akazi k'umubyine kiza cyane. Unakandi subscribe kugira ngo uzajye ubona andi makuru yanjye yose n'ibindi bintu byiza nk'ibi nzajya mbagezaho kuri iyi channel. Nge nkaba nitwa Ntare Isaac. Byavu, byano, byamahina, barosogege, gege byavu, byavu yazi solo, solo wa mahina. Niko amazina yanjye yitwa. Kanda subscribe kugira ujye ubona ibindi biganiro byanjye byose. Sikia nako kaziki nawe uceze ibinuri bigushiremo, were kujya wanga ikidatekereza kandi uri mu Rwanda. Nawe ujye ubyina wana, byina. C'est heaven.